Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wawe niba ture buri gitondo. Yesu Kristo ashimwe. Dushimiye Imana yacu izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye Imana yacu idutangije iki cyumweru. Ndagushuhuje mwene data wo tubana mu mwanya wa niba ture, wowe uri hano mu Rwanda, wowe uri ku migabane itandukanye y'isi. Bene data, nshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, nyemerera dutangiriye iki cyumweru duhereza Imana yacu icyubahiro. Dutangire iki cyumweru tuvuga gukomera kw'Imana yacu. Dutangire iki cyumweru tubanza Imana hose muri gahunda zacu zose, aho tuzajya mu byo tuzakora Imana nihabanze mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashuhuje rero, muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ihabwe icyubahiro. Iki cyumweru ndifuza ko twaganira ku ijambo ry'Imana ryitwa gukomera. Gukomera, hakomera umuntu ufite imbaraga, hakomera umuntu uri muzima, hakomera umuntu ufite amaboko, hakomera abantu bakomera mu buryo butandukanye. N'uyu umuntu afite amafaranga abakomeye, ariko twe turashaka kuvuga gukomera bituruka ku gukomezwa n'Imana, gukomera bituruka ku gukomezwa n'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana rero ihabwe icyubahiro. Iki cyumweru tuzagenda tuganira tureba ku bantu bagiye bakomera. Bibiliya ivuga abakomeye mu buryo butandukanye. Tuzi neza yuko Aburahamu yari akomeye, tuzi ko Dawidi yari akomeye, Samusoni yigeze akomera, ariko Samusoni Delila imbaraga ze arazimenagura, ariko no mu ipfa rye yagaragaje gukomera kw'imbaraga z'Imana. Turavuga gukomera rero guturuka ku Mana, turavuga gukomera umuntu akomejwe n'Imana, turavuga gukomera kugira imbaraga zo mu buryo bw'umwuka, turavuga gukomera k'umunyamasengesho, turavuga gukomera k'umukristo. Imana ishimwe cyane. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi uzabaho, nawe iramwawe Yesu urahebuje ibihe byose. Nyemerera rero muri iki gitondo dutangire iyi nyigisho yacu yitwa gukomera dusoma ijambo ry'Imana. Ni igitabo cya kabiri cya Samweli. Turasoma ibice 5, duhere ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Dusome titre y'ijambo, handitse ngo Dawidi aba umwami w'Abisiraheli bose. Umurongo wa 8 handitse ngo uko niko byagenze uwo munsi Dawidi aravuga ati, umuntu wese uzanesha Abayebusi azajugunye mu rusumo ibyo birema n'impumyi umutima wa Dawidi wanga. Nicyo cyatumye bavuga ngo nta mpumyi cyangwa ikirema bizinjira mu nzu. Nuko Dawidi aba muri icyo gihome, akita ururembo rwa Dawidi, yubaka impande zose, uhereye inyuma ya Milo ukageza imbere yaho. 10. Dawidi akajya arushaho gukomera kuko Uwiteka Imana Nyiringabo yari kumwe nawe. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo riratubwiye ngo Dawidi yarushagaho gukomera, ngo akajya arushaho gukomera. Ariko gukomera kwa Dawidi nta handi kwaturukaga ko Uwiteka Imana Nyiringabo yari kumwe nawe. Ariko hakaba hari ikindi kintu Dawidi yari yakoze, aricyo twamaze gusoma, ngo Dawidi yari yavuze ikintu gikomeye cyane, ngo uko niko byagenze. Uwo munsi Dawidi aravuga ati, hari ikintu nawe ugomba kuvuga mu mutima wawe, ngo umuntu wese uzanesha Abayebusi, umuntu wese uzanesha, umuntu wese uzihana, ngo azajugunye mu rusumo, uzajugunye kure yawe, uzajugunye ibyaha byawe, uzajugunye ibyaha nagereranya
ngo ibyo byaha wabigereranya no kuba uri ikirema, impumyi se, umutima wa Dawidi wanga umuntu rwose utareba ngo arebe yuko ibihe bimeze nabi, umuntu utareba yuko agomba kubera amaso ubugingo bwe, umuntu utareba akiyobagiza iby'ibyaha, uwo nguwo aba ari impumyi mu buryo bw'umwuka. Kandi umuntu w'ikirema ni wa muntu utava ahari ngo abe yatera urutambwe yinjire mu nzu y'Imana, abashe gukora ibyiza ave mu bibi, ugasanga umuntu yaheza ahari yaragwingiye. Abo rero ngo umutima wa Dawidi ntago ubishimira. Ahangaha Dawidi umugereranye n'umwami Yesu Kristo. Ntago Imana yishimira umuntu uhama ahari, ntago Imana yishimira umuntu uhama mu byaha, ntabwo Imana yishimira umuntu utihana, ntago Imana yishimira umutima udahindukira ngo ureke ibibi. Nga abo bantu rero baremaye imitima bakaremara amaguru ntibabashe kuva aho bari, ngo Dawidi abo bantu ntago yabishimiraga. Umuntu utashobora kureba ngo abone yuko ibihe byo yatakaje, umwanya yatakaje mu byaha wamubereye impfabusa, ngo arebe ibihombo yakuye mu busambanyi, mu businzi, mu bwomanzi, mu kubana uwo nguwo, ibyo bintu Dawidi we arabyanga cyane. Kandi n'umwami wacu Yesu Kristo abyanga urunuka. Burya icyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Ngo rero ngo Dawidi we yaravuze ngo ibyo byaha by'ubumuga, by'uburema, by'ubuhumyi, ngo umuntu umeze utyo ngo abijugunye mu rusumo. Nta handi ho kujugunya ibyaha byawe uretse kwihana ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Iki gitondo ndakwinginze mwene data kugira ngo wongere wisubiremo, ukanguke, urebe inzira umaze iminsi ucamo, urebe ibyo uhugiyemo muri iyi minsi, ukanguke, ibyaha byawe bijugunye, maze usaba amaraso ya Yesu Kristo akweze. Nuko ngo Dawidi amaze gukora ibyo ngibyo, hari ikintu Imana yamuhembye yewe. Ngo Imana yamuhembye ngo kujya arushaho gukomera, hanyuma Uwiteka akajya abana nawe. Imana ishimwe. Nawe ni wihana ukezwa, nawe nuhitamo Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nawe nuhitamo kugorora inzira z'igisiyoni, nawe nuhitamo neza iki cyumweru ugahitamo Imana, nawe nuhitamo kugendana n'Imana yawe, nawe nuhitamo neza, nuhitamo kwakira agakiza ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nawe nuhitamo Yesu Kristo kakubera byose, nuhitamo Yesu Kristo kakubushisha mu gicucu cy'amababa ye, nawe Imana ivuganye nawe ijambo rikomeye ngo izajya ibana nawe kandi uzajya urushaho gukomera umunsi ku munsi. Imana ishimwe. Iki gitondo nabifurizaga ko mugira ibyo mujugunya, ibintu byatumye mubibirema mubijugunye, amaraso ya Yesu Kristo abeze. Kandi Imana nimara kubona yuko utangiye iki cyumweru wihannye, Imana nibona ko utangiye iki cyumweru wafashe ingamba nshya, nukuri Imana irabana nawe. Kandi Uwiteka Imana nyiringabo izajya irushaho kukumva, ibane nawe, ibe kumwe nawe iminsi yose. Imana iguha umugisha. Shalom shalom. Muhahe muronke mugendane n'Imana. Imana ibanezeze. Izina ryawe ni ryiza.